muzareba abantu bakunda ibintu bakunda iby'isi ntushobora kumuhonga make ngo akwemere. Nk'ubu yaragiye aryamana nawe atabizi agira ngo si umukazana we, nyuma aza kubona ko ari umukazana abona ko yakoze ishyano. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Yesu ashimwe bene data dusangiye umurimo w'Imana. Ni wa mwanya mwiza wo kuganira ku magambo y'Imana yubaka ubugingo, ndetse iyi cano nibagezaho ubutumwa bwiza bukiza bubohora, cyane cyane intego yacu ni ukugira ngo abantu babohorwe mu buryo bwose, mu buryo bwo kwihana ibyaha no mu buryo bw'ibibaremereye. Kuko Yesu yaravuze ngo zana iyo mitwaro yawe nyiguture. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Turaganira amagambo y'Imana ari hano mu Itangiriro ibice 38. Duhere ku murongo wa mbere. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwaga Hira. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyaduramu, aramujyana aramurongora, asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shera. Yuda ubwo yamubyaraga yari Kezebu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri yari imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Imana itugirire neza. Tugere kuri 15. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, atambikira ahari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ngwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuha wa munyaduramu inshuti ye, aramubura. Abaza abagabo bo mu mudugudu yari mati maraya uwo arihe wari Nayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati nta maraya waraha. Asubiraho Yuda ari, aramubwira ati ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Dore nohereje uyu mwana w'ihene. Maze aramubura. Hashize amezi 3, babwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwise inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi, impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye, ati andushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shera umuhungu wanjye. Ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Imana itugirire neza. Iri jambo ndashaka ko turiganiraho. Akenshi inyigisho nkunda gutanga ni izibohora abantu mu buryo bw'ubugingo. Uyu ni umugabo witwa Yuda. Yuda yabyaye abana 3. Yabyaye umwana witwa Eri, abyara n'undi mwana witwa Onani, abyara n'undi mwana witwa Shera. Uyu mugabo Yuda, Bibiliya iravuze ngo muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka acumbika ku munyaduramu witwa Hira. Ngo Yuda yabonyeyo umukobwa, mbese nk'uko n'undi wese ashaka, nk'uko nawe washatse. Ngo uyu mukobwa
barabana. Bibiliya iravuga ngo ni umukobwa wa Shuwa umunyakanani, abana na Yuda. Igihe kiza kugera uyu mukobwa wa Shuwa ari we mugore wa Yuda arapfa. Bibiliya iravuga ngo amaze kumwerera, amaze kumukurira nk'ikiriyo, aza gufata urugendo ajya gukemuza intama ze. Ngo ari mu nzira agenda rero, ari mu nzira agenda, yabanje muri abo bahungu batatu yabyaye, yarabanje abyara abahungu batatu. Abyara nyine nkuko nabibabwiye Eri, Onani na Sheri. Arangije afata umuhungu umwe amusabira umukobwa witwa Tamari, barabana. Bakimara kubana umuhungu arapfa, amusabira uwa kabiri nawe ari we Onani nawe arapfa. Yuda agira ubwoba, aravuga ati uyu mugore sinzi izina namwita, abana banjye bose barapfuye. Amwima uwundi umuhererezi witwaga Sheri. Aragenda aramuhungisha kugira ngo nawe atazapfa. Mu by'ukuri iyo umuntu kera bajya bavuga ngo abantu batera umwaka, ariko jewe siremera ko abantu batera umwaka, ariko abantu barabivugaga, kandi ibintu byose bivugwa bimwe ntibiba ari ukuri. Nje mbona umwaka mubi ari ukudakizwa, umwaka mubi ni ukudakorera Imana, umwaka mubi ni ukutubaha umwami wawe yarakuremye yarakurinze. Yuda rero aza kugira ikibazo, aravuga ati uyu muhungu wanjye w'umuhererezi nawe ataza gupfa. Aragenda aramuhungisha. Amaze kumuhungisha, Tamari rero agira abajyanama. Buriya abantu benshi bagira abajyanama. Amugira inama, aramubwira ati ubwo akwimye umuhungu wiwe, baramubwira bati ntabwo wabaho wenyine ngo bishoboke. Cyari ikizira mu bwoko bw'iwabo ngo wajyaga kuvoma ari uko abandi bavuye ku mugezi. Nyine byari yari situation yari igoye no mugore Tamari rero yumvira inama. Mu by'ukuri hari abantu bagira inama mbi, ariko hari n'abagira inama nziza. Baramubwira bati sobukwe azanyura hari yagiye gukemuza inama, wegenda uhagarare mu nzira y'inaye, ntago ari bukumenye, wihinduranye. Umureba abantu bihinduranye. Ubu hari umuntu mushobora kubana mu materaniro ari muri haleluya mu wundi mwanya akihinduranya. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe bene data. Sinzi niba aya magambo muri kuyumva nk'uko umwuka w'Imana ari kuyambwira. Ashaka kwiyoberanya, ashaka kwigira uwatariwe. Imana idufashe. Amaze kwiyoberanya ahagarara muri iyo nzira y'inayimu, ngo yiyambura umwenda w'ubupfakazi, yishiriramo uwundi mwenda nyine yitwikira mu mutwe. Abantu bashaka kwiyambura uwo bariwe bakiyambika uwundi muntu. Umuntu ashaka kuba ari muri korali aririmba mugandi ganya akajya gutegariya, birashoboka, ariko urimo uravunirwa n'ubusa. Ukwiriye kumenya kimwe cyo, nuko uravunika. Ukorera abantu ni babiri biravuna pe. Reka nibwirire bene data bajya gutega, kuko iri jambo niba hari ribwira, kuko na kera bahozeho. Mwe murabona abantu batega mu mihanda mukagira ngo ni ibintu bije vuba, bahozeho. Ikibazo cy'ijambo ry'Imana rero, iyo turivuga ryeruye nk'uko riri, abakunzi bacu baba bakeya. Kuko aravuga ati uyu mugome se aragira ngo mbeho gute, ariko ijambo ry'Imana niryo rikubwira ntago ari umugome. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Tamari yiyambura uwo ari we rero, ariyoberanya. Dufite abantu benshi biyoberanya. Umuntu akigira umukirisitu kandi atariwe, cyangwa se akaba atari n'umukristo ataranabwigeze, ariko nawe akitwikira akigira undi muntu. Tamari rero yumvira inama, aragenda ajya mu nzira y'inayimu. Yuda nawe rero wagize intege nkeya. Ubu hari abantu bameze nka ba Yuda bagize intege nkeya. Aza kumanuka aragenda, ariko Yuda ari mu nzira agenda ngo abona umukobwa mwiza. Ntiyanatekereza ko ari umukazana we. Niyakimara gupfusha umudamu, niyakimara gukura ikiriyo, Yuda nawe yagiye abivangavanga rwose. Imana imubabarire. Ngo arangije aramwegera, aramubwira ati nguhe gisasuro cye. Tamari yari yaje afite intego yo kumukuraho ibintu byose afite. Ati nkwishyura ngahe.
ngo turyamane. Mu gihe Tamari atarasubiza, Yuda ati ndaguha umwana w'ihene. Tamari ati mu gihe iyo hene nyirindiriye, ni byiza rwose urakoze kumpa iyo hene. Ariko ngo yanamuhaye n'umwana w'ihene, niko yamubwiye ngo ndaguha umwana w'ihene. Tamari ngira ngaravuze ataransuzuguye, arampa umwana w'ihene. Muzareba abantu bakunda ibintu, bakunda iby'isi, ntushobora kumuhonga make ngo akwemere. Ntabwo wamuha umwana w'ihene ngo agukunde. Tamari naravuga ati wapi mwana w'ihene, reka. Kandi yari afite intego. Tamari yari yagize intego, ariko mu by'ukuri iyi ntego yari yagize, tubirebeye muri sansi imwe ntabwo yari nziza. Byahuriranye nuko Yuda ari mu ntege nkeya, ati ndaguha umwana w'ihene. Tamari ati nta kibazo, uwo mwana reka mfe kumwemera. Ariko mu gihe nyirindiriye iyo hene, bumaye iyo nkoni witwaje, inkoni Yuda agira atya arayimuhereza. Undi mu gihe ati mu gihe nyirindiriye iyo hene, bumaye n'iyo meta yawe, impeta nayo ayikuramo arayimuhereza. Ati mu gihe nyirindiriye iyo hene, mpa n'uwo mukufi wawe. Umukufi nawe agira ate arawumuhereza. Mwumve rero, mu by'ukuri Yuda yarabimuhaye. Niko akunda abantu bagenda bakisha bagakora ibyaha, bakibwira ngo ibyo bakora bizaguma byihishe. Ndagira ngo nkubwire nshuti y'Imana, mu ijuru ibintu abantu bakora mu isi bigaragara nk'aho ari ku manywa. Ubikora wowe ubona ari nijoro, ariko bijya ku manywa. Yuda ntabwo yari azi yuko bizamubera ikibazo, arabirenzaho ngo bararyamana. Aragenda afata wa mwana w'ihene, kuko uwo mwana w'ihene yari ingwate. Yamuhaye ingwate kugira ngo namuzanira, namusubiza ya meta ye, ya nkoni, kwa kuri narangiza amuha ihene. Ariko asanga Tamari nawe yaje afite intego. Mu by'ukuri Satani agufiteho umugambi mubi, ariko Imana igufiteho umugambi mwiza. Yuda nubwo byamugendekeye gutyo, ngo bararyamana. Hashize igihe rero ngo Tamari aratwite. Nyumvire nawe, ngo yohereza noneho umugabo w'inshuti ye, biravuga ngo w'inshuti ye witwa Hira, aramwohereza aramubwira ati mu nzira y'inayini ndi kujya gukemuza intama, nahasanze umukobwa, muha ibimenyetso byanjye, impeta n'inkoni nitwazaga n'umukufi, genda bikumpere wowe umuhereze uyu mwana w'ihene. Ngo aragenda, ariko buriya yumvaga ari buhamusange. Tujye tuvugisha ukuri, yumvaga se niba ategeye inayimu atari bwimuka akajya n'ahandi, kuko hari abantu nyine bameze gutyo. Ariko mu by'ukuri ni bya bihe by'imeruka tugezemo bene data. Ubundi ntabwo byari bikwiriye, nubwo nabivuga nkarwanwa n'isi yose, ntabwo byari bikwiriye ko abantu bajya gutega mu mihanda. Umuntu yakwemera agakora n'akazi gasuzuguritse, ariko najye gutega pe. Wakwemera ukaba n'ukanakoropa, uwakwemera n'amatorete wanayakoropa, ariko ntujye gukora ibyaha bimeze gutyo. Imana itugirire neza. Arangije rero aramubura. Amaze kumubura, aravuga ngo nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Yibwira ko ahisha isoni ze, ahubwo isoni ze zari zitwikuruwe completely, kuko niba yarabihishe umuntu, ariko igihe kizagera, Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo ibyo byose ujye ubikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko nkanye nawe, ngo nzabishira imbere yawe uko bikurikirana. Hari igitabo byanditsemo nzabishira imbere yawe. Mana itugirire neza. Ngo arangije rero ngo aravuga ngo nabyijyane twe gukorwa n'isoni. Hashize igihe batumaho Yuda, baramubwira bati umukazana wawe aratwite, kandi atwite inda y'ubusambane. Uzi ukuntu Yuda yaravuze ati nibamusohore bamutwike. Tamari nawe
ati nubwo ndi bupfe nakunda ariko mureke mbanze mvuge. Tamara aravuga ati nyiri iyi mpeta murabona ari iyande? Bati ni iya Yuda. Iyi nkoni Yesu murabona ari iyande? Iyi nkoni mfite murabona ari iyande? Bati ni iya Yuda. Bati si uyu mukufi wo murabona ari uwande? Bati ni uwa Yuda. Barakuzi ibyo ukora. Ahita avuga ati nabyijyanire. Rero Tamara aravuga ati ibi bintu mureba afite ibi bimenyetso, yarambwiye ngo nanzanira umwana w'ihene nzabimusubiza, ariko asigira ibimenyetso. Nyiri ibi bintu niwe wantwise inda, nyiri ibi bintu niwe wanteye inda, ngaho ibaze nawe. Ati ni mu musohore bamutwire kandi ari wowe nyirabayazana Yuda we. Ntabwo bikunda. Ahita avuga ngo nabyijyanire twe gukorwa n'isoni. Mu by'ukuri abantu bahisha ibyaha. Tujya tubona n'abantu batera abakobwa amada. Umukobwa amubwira ati ndatwite, umuhungu ati nijya utera inda jyenyine. Murumva ibyo bashatse kuvuga ko uwo muntu nyine aba yamufashe nk'ikirara nawe. Ariko ibi bintu byose abantu bakora bihisha bizajya kumugaragara. Ngo rero Yuda icyo gihe ibyo bijya kumugaragara, bari bamuzi nk'umucunguzi w'ubwoko bw'Imana, ariko mu by'ukuri agira intege nke, akora icyaha. Hari ibintu abantu bagenda bakora bakiyoberanya, bakigira abo batari. Nk'ubu yaragiye aryamana nawe atabizi, agira ngo si umukazana we, nyuma aza kubona ko ari umukazana, abona ko yakoze ishano. Bibiliya ijya ivuga, ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ngo ibyo ujye ubikora nka kwihorera, ngo ukibwira yuko mwanye nawe, ngo nzabishira imbere yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Iri jambo ry'Imana riraguhugurira kuva mu byaha, riraguhugurira kuva muri karande. Imana idutabara. Ese ni igiki wakwitura Imana gihwanye n'iby'Imana yagukoreye? Bene data, ntago bikwiye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha rwose. Nubwo yavuze amagambo yose, ariko yaravuze ngo nabyijyanire twe gukorwa n'isoni. Ntago bikwiriye ko twakorwa n'isoni. Umwami Yesu azatugirira neza. Imana idutabare rwose bene data. Aya magambo yarantangaje. Hari abantu batanze amazu yabo kwa bamaraya. Hari abandi basigaye basenya ingo z'abandi. Ugasanga umugabo yaciye umugore inyuma, ugasanga umugore yaciye umugabo inyuma, ugasanga n'urubyiruko ibintu byarakomeye. Ugasanga umwana w'imyaka 16 ngo yagiye muri family planning, karabaye. Ukumva ni ibintu birenze. Kandi simbabujije kuyijyamo, niba nyine mumushyigikiwemo n'ababashyigikiye ni muyijyemo. Ariko bene data, wabonye umuntu ujya muri family planning ari n'umwana w'umukobwa utaranashaka? Ibi ngibi ntabwo isi ishaka ko tubivuga, ariko ntabwo bikwiriye inshuti z'Imana. Imana umugambi wayo ni uko abatuye isi bose bakizwa, bakihana, bakamenya ukuri. Uzasanga umuntu navugisha ukuri, njya mbibona no kuri izi cano, ntabwo abantu bakunda ibi bintu by'ijambo ry'Imana, ibintu byo guhora baravuga ati ariko mwagiye muvuga n'ibindi. Ariko ni ukuri bene data, nicyo gikwiriye. Ni ubutumwa bwagukuraho umugayo wose wagendana, bukagukuraho intege nke zose wari ufite, ukiringira Umwami Yesu, ukabona amahoro, ukabona ubugingo, ukagubwa neza. Imana itugirire neza. Abantu benshi bananiwe gusenga, abandi nibakiza no mu nzu y'Imana bumva ari ibisanzwe. Ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo minsi nirushaho kuba mibi, ngo ikarushaho kutwegera, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ngo abandi basubire inyuma, ngo abantu bazumva gutera ntacyo bikibabwira, ngo ariko hari n'ikindi gihe kizabaho abantu bifuza ijambo ry'Imana, abantu bifuza umuntu ubabwira ijambo ry'Imana bamubure.
hari ibintu bigoye, hari ibintu bigoye. Turi mu minsi ikomeye, turi mu minsi isi yahuye n'ibikomeye, yahuye na crise economique, yahuye n'indwara z'ibyorezo, intwaro za kirimbuzi zaracuzwe. Ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, ibyo byose nubwo byabaho, Imana izatabara abo yagambiriye gutabara, izatabara abayiringiye, izatabara abayubaha, izatabara abatayikoze isoni, izatabara abamaramarije kuyegera. Haleluya! Izagutabara nubwo bimeze gutyo, izagutabara wowe wahisemo gukizwa. Ariko babandi batiringiye Imana, hari igihe izababaza ngo ubundi mwe muri bandi, mukomoka he, ko ntabazi? Bibiliya ivuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Imana itugirire neza. Hariho ibyiringiro yuko igiti nigitemwa kizongera kigashibuka, kikajya kigira amababi y'ibitono, ndetse kikarusha ubwa mbere. Aha ndabwira abaguye, birashoboka ko wabyuka. Ese mwibarize muvandimwe inshuti y'Imana, ko waguye ukajya mu nzoga, ukajya no mu bindi byaha, wakuyemo iki? Ni ibihombo gusa. Ariko iyo wiringiye Imana, Imana ikubera ibyiringiro. Uyu mugore rero yagiriwe inama mbi, aragenda ajya muri ibyo bintu byo kwigurisha, ajya mu muhanda, atangira guca amafaranga. Aho bamubwira ngo ngwishyura ngahe, ubu hari abantu bajya mu mihanda ati ngwishyura ngahe, bakabishyura. Ariko se bene data, ibi bintu tubyihorere ngo ni ukuri? Ntabwo ari ukuri. Bibiliya ntabwo yemera ko ari ukuri. Reka uwaba bigenderamo, harimo n'ukubwira ngo ni ubuzima, ngo arimo arashaka ubuzima. Ese kuki ashakira ubuzima aho ngaho? Satani akakwereka ko ari wowe woroshe kububona. Imana idutabare inshuti z'Imana. Nibwiriraga abantu bari baciboshwe n'iminyururu ya Satani, abantu Satani yari yarahindukije akakubwira yuko ariho hari ibisubizo. Ntabwo ariko bimeze. Ibisubizo bifite Umwami Yesu. Inkoni yasobanuraga ubutwari. Iyo umuntu akijijwe ahabwa ubutwari n'ubushobozi bwo gukorera Imana, ahabwa ubutwari ku byo mu isi. Impeta yasobanuraga amasezerano. Yuda yari amaze kwikuraho isezerano yagiranye n'Imana, yari amaze kwikuraho ubutware yahawe n'Imana, yari amaze kwikuraho ukuri, atakigira ukuri. Ubwo se mu by'ukuri n'iki yari asigaranye? Abantu benshi mu nsengero niko basigaye bameze. Ntago bakigira ukuri, ntago bakivuga ukuri, bikuyeho ubutware. Umuntu akagenda agahanurira umuntu akamubwira ngo Imana iravuze ngo uzabana na runaka, kandi mu by'ukuri ni umugore ufite umugabo, ni umugabo ufite umugore. Ibyo bintu ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Nibyo Satani yacuritse ubwenge nk'ibi ngibi byo kwa Yuda. Ibaze Yuda kugera ubwo ubwenge bucurama, akaryamana n'umukazana we atabizi, akanamutera inda, yarangiza akavuga ngo nabyihore, ngo tubyihorere, ngo ne gukorwa n'isoni. Isoni zizagukora, kuko ibyaha bikoze isoni. Yikuyeho ukuri. Mana we, abantu basenga, abantu b'abarokore, abantu bitiriwe izina ry'Imana, umugaturika, umwepero, ubewe muri idini iryo ari ryo ryose, uzi kubeshya, umwuka w'Imana yeruye ku ibyo bintu atabyemera, atabikunda, ntago abikunda. Ibyo nibyo umwuka yanga. Umuntu yikuyeho ukuri, umuntu yikuyeho isezerano. Iyo umuntu akijijwe, Imana imuha isezerano, kamubwira ngo nzagendana nawe, nzakurinda. Iyo umuntu akijijwe ahabwa ubutware. Ijambo rivuga ngo twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na skoropiyo. Ndagira ngo ufashe kwizera dukandagira inzoka na skoropiyo. Ufashe kwizera dukandagire ibintu byose biri kugutandukanya n'Imana mu izina rya Yesu. Imana irakubwira ngo va mu mwijima, va mu byaha, va mu bibi. Umwami w'amahoro, haleluya, araguha amahoro. None se reka nkwibarize, Imana ibaha umugisha. Birakwiye ko ugira ubutware n'ubushobozi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha.
Imana ibatabare, Imana izadutabara kuko tuyiringiye. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire, uyu nguyu wavuze aya magambo yavuze nyine kubera ibyo yari abonye, sibyo? Aravuga ngo nabyijyane twe gukorwa n'isoni, ariko yibwiraga ko isoni zitazamukora. Ijambo avuga ngo ujye ubikora nka kwihorera, ngo ukigira yuko mpanye nawe, ngo nzabishira imbere yawe uko bikurikirana. Reka nkubwire, ni ukuri ubutumwa bw'Imana buhishura umwijima. Ubutumwa bw'Imana, ijambo ry'Imana rikwereka uwo uri we nyirizina. Reka kwibeshya. Iyo umuntu yamaze gukora ibyaha byinshi, umutima ukaba kahebwe, umutima ukamera ukundi kuntu. Iyo ibyaha byaramaze kuba byinshi, ntabwo umuntu umutima ukimucira urubanza. Yumva ari ibisanzwe. Niba usigaye wumva ari ibisanzwe, ndagira ngo nkubwire ko atari ibisanzwe. Umwuka w'Imana yarigendeye. Birakwiye kongera kugarura umwuka w'Imana. Nubwo bimeze gutyo, Yesu aracyarambuye amaboko. Reka mbwire abagize izo ntege nke, ukagwa muri ibyo byaha, ukaba waragiye gutega idasutswe na bagenzi bawe, cyangwa ukaba uri umugabo ukaba wirirwa utagaguza iby'abana bawe n'urugo rwawe, ntubikoreshereze Imana, ukabyiriza muri ba maraya n'ahandi. Reka nkubwire ngo Yesu aracyarambuye amaboko. Aka ni agahe k'imbabazi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Imana itugirire neza. Imana ibaho umugisha. Ndumva nifuza kubasengera. Nahawe n'umwuka ko kubasengera muri ubu buryo. Wowe wumvise iri jambo ukumva ari gukoze ku mutima, ukumva hari icyo ushaka guhindura mu mibereho yawe, ukumva ushaka ko ubuzima bwawe bushyira muri Kristo Yesu, vuga ngo Umwami Yesu, uyu mwanya ndakwakiriye. Ibyaha nakoraga ndabiretse, inzira injyana kurimbuka nabagamo ndayiretse. Ndaguhindukiriye Mwami wanjye, umbabarire, unkureho umugayo wose, kandi ungarurire ibyanjye byanyazwe. Ndakwiringiye, uri Imana ikiza, uri Imana ibabarira. Urababarira ukibagirwa, nanjye umbabarire. Ndagushimiye Mwami kubyumvise, kandi ko unkuyeho urubanza rw'icyaha, ukaba unyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu, amen. Wizere yuko ubabariwe n'Imana. Wizere yuko Umwami Yesu akukuyeho urubanza. Wizere yuko uhereye none wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Wizere yuko utazongera kubuzwa amahoro n'icyaha, ahubwo ufashe ingamba yo kukireka. Kandi iyo uteye intambwe imwe, Yesu nawe atera 99 agusanga. Imana ibampera umugisha cyane, Imana ibagwe neza, Imana ibashyigikire, Imana ibishimire. Ndabakunda. Nifuza ko twazabana mu bwami bw'ijuru. Imana ibaho umugisha. Iyi channel rero wifuza kuyishyigikira, wakora subscribe. Mu by'ukuri iyo ukoze subscribe, ibi biganiro cyangwa ijambo ry'Imana bikugeraho byoroshye. Ugakora na share, ugakora na like, ndetse ukaduha na comment, kuko twemera inama zanyu ni ingenzi. Iyo umuntu atinyutse agashira ivuga butumwa kuri online, aba yifuza ko abantu mu by'ukuri babohoka. Ntabwo twigeze dushira imbere ubutunzi, nta kindi kintu yicana igamije ko abantu bakizwa ibyaha, barushye bakaruhuka, nta yindi ntego. Hari igihe kubera ko amacana ari menshi n'aya business n'iki, twemera neza ko umugisha w'Imana iyo waje nta wawusubiza inyuma. Ariko mu by'ukuri ntabwo iyi cano ari cano yo kugendera mu gushyiraho ibindi bintu. Ni ijambo ry'Imana, ni ibiganiro, ni ubuhamya, ariko nabyo bigamisha kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, bigamisha gusubizamo abantu imbaraga. Imaze igihe kinini turacyasenga Imana ngo yagure, iduhe n'ibikoresho nk'uko tujya tubisaba Imana. Hariyo abantu benshi bumva tuvuze nk'ibi bakavuga ngo ni ugusaba. Ntabwo ari ugusaba, kuko umuntu yasaba arabivuga nyine. Ariko unakozweho n'umwuka w'Imana ukagira icyo ukora kubw'uyu murimo, wagabana n'abandi umugisha. Imana yo mu ijuru ibarebe neza, ibashyigikire, ibamurikishirize mu maso hayo. Amen. Mwami Yesu, sengeye abantu bose bakurikiye iyi channel yitwa ARABOHORA TV. Sengeye abayikurikira bari mu mahanga,
mu bihugu byose ndabasabira umugisha, ndabasabira uburinzi, ndabasabira amahoro. Abari mu bihugu byose igihugu cyose cy'u Rwanda, abari mu turere, mu ntara, mu mirenge n'ahandi, ndetse n'isi yose muri rusange, turabasengeye ngo buri muntu wese uzamubohore kubwira ijambo, kandi natwe ugumye dushyigikire, ugumye dushoboze Mwami, ushoboze umuntu wese wiyemeje gukiranuka, wiyemeje kuva mu byaha, wiyemeje kuva mu bimutwaza igitugu, akajya mu mucyo w'Imana, akemera kubohoka. Turagushimiye mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen.